Hey guys, what up, what up, what's up guys, mumeze mute? Nanjye ndabameze neza, banje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana akomeze abane namwe, nk'ibisanzwe ni Yvonne Mugabo nagarutse, nagarutse, nari mbakumbuye cyane, so rero ntatinze mu magambo, nizere ko mwese mumeze neza, abatameze neza mwihangane, abameze neza muhaguruke mujye gushaka amafaranga. Money is the life. Money igufasha ko ubuzima bwawe bugenda bumera neza. Mbese muri make nubwo amafaranga atari ibintu byose, ariko still afite ibintu bike na bike cyangwa se byinshi na byinshi dukeneye muri ubu buzima. So go ahead and make money. Ureke kuguma wicaye just like that. So rero guys, ejo nakoze ikiganiro mvuga ku bagore, ku bagabo, mbese muri make mvuga kuri famiye, ku muntu ushobora kuza akagusaba urukundo yitwaje igihugu urimo, yitwaje situation urimo iyo ari yo yose, agendeye ku ikofi, yarangiza yamara kubona amafaranga yagezeho agahita abivamo, kandi noneho akabivamo wenda gusigira urubyaro. Ariyo mpamvu nabyise ngo ni gute umuntu ashobora kwifata akifuza kugira abana be imfubyi kandi ariho atarapfuye. So rero hari umuntu washyizeho comment aravuga ati kubera iki utavuze abagore kandi nabo hari abagore babikora. Niyo mpamvu uyu muntu niyo nkoreye iyi video kugira ngo mbere ku buryo mba nitaye ku bantu, cyane cyane ku muntu washyize comment ku bintu byanjye. So as you can see, urabona abo bakobwa barishimye, amafoto n'abantu babiri batandukanye barishimye. Nyine ni umukobwa ufite ubuzima bwe, yego ushobora kuba atasaba urukweta, atasaba isabune, atasaba amavuta, maybe anavuka no mu muryango unafatika, ariko akaba aricaye aravuze ati okay, kubera ko nzi umutipe witwa, kankoresha izina Innocent, kubera ko nzi Innocent kandi Innocent akaba afite amafaranga, kandi Innocent akaba ari mu gihugu cyanjye cy'isezerano nifuza, kandi wenda Innocent akaba ari mu gipangu nifuza kubamo, kandi wenda Innocent akaba atwara imodoka nshaka, kubera iki nta muprofita tugakundana, cyangwa se niba mbona afiteho ibyiyumviro nta byihutisha tugakundana tukagenda tukabana, mu mwaka umwe tuzabana cyangwa se mu myaka ibiri nkazamukuraho iriya nzu, cyangwa se nkazamukuraho iriya modoka, cyangwa se nkazamukuraho kiriya gipangu, kubera ko tuzagabana, nidusatura tukagabana. Maybe wenda kubera ko bitewe n'amategeko ndahano ukuntu ameze, wenda nshobora kuzabona 50% cyangwa se nkabona 70%. Ubwo umukobwa agahita ajya muri relationship gutyo pe, relationship ukabona isa neza, ariko muri makeya hagati y'abantu bombi harimo umuntu umwe ubeshya undi. Uyu musore azi neza yuko ari mu rukundo rwa nyarwo, uyu musore azi neza ko ari with his future wife, his future mother of his kids, like azi ko abonye umugore w'inzozi ze, azi ko abonye umugore mbese bazabana, bagasangira bibi, bagasangira ibyiza, bagakorana imishinga runaka, mbese azi ko washingiwe. Ariko muri make uyu mukobwa arabizi neza, azi ikintu cyamuzanye, arabizi neza, azi ko azanywe no kurya amafaranga y'umutipe agahita agenda. Birahari cyane kandi abizi ko uzabona kino kiganiro uzabyibuka. Birahari cyane niyo bitarakubaho byabaye ku muturanyi, niyo bitarabaye ku muturanyi byabaye ku muntu mwiganye, niyo bitarabaye ku muntu mwiganye byabaye ku muntu musenga cyangwa se mukorana. Ntago wabaho gutya gusa ku myaka yawe ufite uri gukora kino kiganiro utaramva iyi situation kwigibaho. Noneho igitangaje gukora mutipe yambwiye tugomba kutuvuga no ku bagore, igitangaje gihari ni uko nabo iyo bageze mu rugo barabyara. Benshi ntibabyara kuko buriya umugore wawe kubyara yabigiramo uruhare nk'uko atanabigiramo uruhare. So rero wenda bo aratekereje ati maybe reka mbyare nibwo uyu mutipe azangira icyizere. Niba wenda yarampaye imodoka, ashobora kunyandikaho urupangu nitubyarana, ashobora kubona ko nzamubera umugore, ashobora kungira icyizere kiruseho, akavuga ati okay reka tubyare, wenda akabyara uwa mbere, cyangwa se wenda niyo atanabitamo. Turabizi cyane yuko abantu babiri babana mu nzu, abantu babiri babana nk'umugore n'umugabo, sometime bamwe muri bo ntago babyara ari ibintu bapanze, biraza bikaba. Bamwe muri bo, ntago mvuze ko ari mwese, urara umuntu wambona agahita avuga ati gabanya amagambo nabyara ko ntabwo twe byatubayeho. Yes, bamwe muri mwebwe hari abantu bigiye bibaho, umuntu akaba yabyara just cyangwa se yagenda kumva ngo yatwise, ariko nyine kubera ko ari kumwe n'umugabo akavuga ati okay nta kundi nyine byabaye. Noneho kuko wa mugabo babana mukunda
babana nk'umugore n'umugabo n'ubundi agahita avuga ati okay, umwana bibanabaye byiza kurushaho mu rukundo rwacu, urukundo rwacu rubyaye imbuto. Noneho akaba yahita avuga ati okay, wenda niba umugore wanjye namuguriye imodoka atarabyarana, noneho tukaba tubyaranye, maybe nshobora no kumuha inzu yanjye mfite Masaka, nshobora kumuha inzu yanjye mfite Nyarutarama, nshobora kumuha inzu yanjye mfite maybe ku Kirwa. Urumva nyine ni nk'impano ari kwapureshetinga ko umugore we yamubereye umugore mwiza, agiye kumubyarira. Ubwo urumva wa mukobwa ari kugwa ku bintu yari ashaka, ari kugwa kuri ya mitungo, ariko umugabo azi ko ari gushimisha umugore we, ariko wa mukobwa we ari gugwa. Noneho igitangaje sasa nyuma y'ibyo byose ni igihe wa mugabo aramutse amenye ko wamukinaga. Byari twavugaga ngo umuntu ashobora kukuzira mu rukundo afite ikintu kimuzanye wowe utakizi, akaba yakuvuza kubyara nawe inshuro imwe, ebyiri, eshatu, ariko wowe utabizi. So rero ni igihe umugabo none wa mugore avuze ati okay, amafaranga yanayabonye, byose nabibonye, none ndashaka kuva muri uru rukundo. Sasa rero aho bitandukanye na bya n'ibya wa mugore twavuga n'ibya mugabo twavugaga ejo hashize, uyu nguyu we noneho ntabwo ari busiga abana ntago byonyine no kuba yanabasiga, ntabwo simbizi, ntabwo umugore kugira ngo abe yasiga abana yongera atangire ubuzima bushyashya, yongera abe umukobwa, ntago ari ibintu biri ahangaha, ntago ari ibintu biri uyu munsi n'ejo. Yego n'abagabo twaje gusanga ko abagabo nabo babanza gucupira, bakabanza kubura uko bitwara, nubwo yanasohoka mu rugo afite relationship. Hari abenshi basohoka mu rugo afite relationship, afite umukobwa yabeshye ko akunda umukobwa, nawe akamubwira ati senya, yarangiza yagera hanze nabwo ukabona baratandukanye. So rero no ku bagore ni nk'uko, ariko n'abagore bo mbona ngiye biri wose cyane, nyine ari bibi cyane kurushaho, bibagiraho ingaruka cyane. Kuko urumva niba umugabo mutandukanye, nyuma yo kumubwira uti ngiye neza ngo n'amafaranga ntagura tepu yanjye, abana baraza gusigara, abana urabasigara nawe nka mama. None nusigarana abana se, urumva uzaba ugifite bwa buzima nk'ubwo wari ufite mbere uri umukobwa, ujya kururyoshya, ngaho wagiye hehe, wagiye hino, ngaho uri Dubai, ngaho uri KGL, ngaho uri ku Gisenyi, ngaho uri like utubari twose tukuzi, pari zose zikuzi, ufite taye yawe nziza, wambara umwenda uwo ari wose, ugaca kuri red carpet, mbese ahantu hose urasa neza. Noneho reka tuvuge ko hari abantu babyara bagakomeza bagira taye nziza, ariko still hari undi muntu uzakubona akagukunda, akunda figa yawe, ukuntu uteye, ukuntu uremye, ariko still yamenya ko ufite abana 2 cyangwa 1 cyangwa 3, cyangwa se yamenya ko wavuye mu rugo. Hari abatipe benshi bavuga ati ngiye natwara umukobwa wabyaye, ariko sinatwara umukobwa wabaye mu rugo rukamunanira. Ngaho reba uburakari bw'uyu mugore. Wowe uraza kwisubira kuri taye yawe, yego wisige makeup, usohoke nkuko wagura usanzwe unabigenza, reka tubyemere kuko abenshi mufite n'abakozi, ariko still hari umusore muzahura n'uw'inzozi zawe nawe wanamukunze byanyabyo kuruta abandi wabeshye, akakubwira ati ngewe nabana n'umukobwa wabyaye, ariko sinabana n'umukobwa wagiye mu rugo bikanga. Birashoboka cyane kandi turabizi, dufite ingero. So rero ku muntu wari uri kumbaza nyine yambwiye ati kuki uri kuvuga ku bagore, ku bagabo gusa ntuvuge ku bagore, iyi story isa nkaho ihuye, ariko tenikagira itandukanira, kuko umugabo nasohoka mu rugo akagutana abana, avuga yaraje mu buzima bwawe ashaka amafaranga yawe, n'ubundi abana azabagusingira. Ariko noneho umugore waje mu buzima bwawe mukabyarana, wenda bikanaza ari impanuka mukabyarana nkuko nabibabwiye hari imbere, ntago we bisa cyane, kuko uriya mugore n'uwe nasohoka mu rugo azagendana abana, ntanabagusigira. Nta muntu, amateka, inkuru zacu zigenda kuruta twebwe ba nyirazo. Amateka, ahantu wabaye, hari abantu bajya bibaza akavuga ati ngiye mu mahanga, ngiye guhindura ibintu byanjye byose, niba nari ubwoko ubu n'ubu ndabuhindura, niba mbese akantu kose, maybe wenda n'isura nishaka inkoni na surgery n'icengire, ariko ucyuri cyo uriwe. Hari ahantu uzakata ikoni ugasanga wahuriye n'umuntu mwari muturanye umese ibyaye. Hari ahantu uzakata ikoni ugasanga wahuriye n'umuntu, uhuye na muganga wakubyaje. Ahantu uzakata ikoni ugasanga uhuye n'umuturanyi mwari muturanye mu gipangu kimwe. Birashoboka cyane ahantu wahahiraga. So rero even though niyo nta muntu mwahura muziranye, ariko still hari abantu ufite hanze hariya, nubwo waba warabasigiye se, bazavugwa, ahubwo wowe icara witegure sasa kuvugwa. Ngaho noneho ndebera
ya famiye yari nziza, induru sasu yizanyemo, abana barumiwe, abana barwaye turoma kubera ko nyina aravuga. Nyina bamenye ko nyina ari we mukiye se, bamenye ko nyina ari we ntandaro yo gusenya urugo. Uzi ngo abana none basigarana muzumvikana se, muzakundana se? Ni hahandi rero umwana avuga ati dore uko gisa nka se, dore uko gisa, ndakwanga. Ugasanga abana bari guhora babivamo, babirwaniramo, babiziriramo ubusa kandi batazi what is going on. Abana batarabihisemo, ntibahisemo kuvuga kuri nyina mubi nk'uryo, ntibahisemo kuvuga mu muryango uzagenda gutyo, ariko ugasanga umwana abwirwa amagambo mabi always. Kubera ko uyu mugore nubwo yaba yivuyemo ari ubishaka, still afite ahantu azajya agira n'ubundi agakenera, mbese ingaruka z'icyaha zikagaruka zimubwira uti abana wenda ntibamwumve, cyangwa se nawe yakavuga ati why, kubera ko nakoze bino bintu, kuki nikuriye umuruho, kuki nakuruye bino bintu, kuki negereje ibi bintu. So rero nibyo nabwiraga ngo umugore cyangwa umugabo muri iyi situation bisa nka bitandukanye cyane, ariko abagore baba bishuka. Bye.